yego twari n'umunyakenya wundi turagenda turabidiscussinga tuvuga ko nyine amakosa abaho ariko urubanza tubari kugera ino hejuru rusimbiza inzego zacu umwanyu restaurant umuryango mugari ndetse na community y'abanyamurenge ndetse n'abasaje ndetse abayobozi b'imirara abayobozi b'amasiberika ndetse n'abagihugu yego n'abakuriye siberika muri Nairobi dusaba ko ikirego cyakorwa hariya mu kanama gato twakoze turi nyine abandi baregwa n'urega n'abayobozi no munyakenya yego twumvikana kirego gikurwaho uturega aragenda yinjiramo amara kwinjiramo barashobora duhamagara babandi bane baregwa ubarega yabanje arinjira aravuga ngo reka mbavugisha ndaje yinjiramo wa mudamu ufite kesi yacu yego fra wa mudamu w'umupolisi ufite kesi yacu yego araduhamagara ati shasa twarahagukanye twese n'abayobozi ba chairman ndanabashimiye yego nabonye umuhate n'ubunyangamugayo ku bayobozi abachamani bakasarani cyaba umoja abachamani ba Nairobi nice harimo umukuru wabo afande gategeko yego gategeko n'imfura nibi nabango kandi tukamuheza gategeko n'imfura kandi nabonye ari nk'umugabo wo kwanga gasuzuguro yego w'imfura ko turajana duhashike kese ivuga ngo nyiri kirego tusure kunzamurira rerishe uvuga izina ariko hagati aho ni wowe wijanye yego nyiri kirego avuga ko akeneye abantu 11 yereze muri 11 hari wakuwemo ubushake bwe hashirwamo ndi ku bushake bwe ngo urumva bavuze debit ngo bayivuze baravuze wewe Aline Queen Ineza guess what ndi kumwe na Olivier Ndakize cyangwa se mwite Ineza cyangwa se mwite Bahubali cyangwa se mwite Rudatinya cyangwa se mwite sadness of the enemy ewan guys ndizera ko kano kanya ibintu bimeze fresh bro ndakwakiriye thanks man urakoze cyane kumpa time tukaba tugiye kubazanya utubazo duke cyane are you ready? I'm ready man. Are you ready? I say I'm ready man. Don't ask me any question for nothing bro. No tugiye kujya nimbare mu cyongereza ne mu gifaransa igiswahili nizere ko dukurikiranye indimi zose uri stand by turi wale Olivier ndakwakiriye cyane asante sana kuri Mutomanza I'm happy to be here for sure urwego rwose bro abafana ba Mutomanza nushaka kuvuga iki ahunze kuki baracyumva antete parler à nouveaux arrêts mandandahila come on man guys n'abantu mukurikirana media mwigeze kumubona no umuntu wakinye filime nyinshi hari filime yakinye y'igisomali itwika y'igisomali tubone rero dusuze Aisha mwayikinanye Aisha Walaikum salam wa kibalahati anaka ya fiantas yego bahablahaya antulehi ka nasa ni khalada fiantan duliha pragada bro ibyo bintu vuze bibaho kandi message nyirayo aya man ibyo bintu bibaho cyangwa uri kudufera nyirayo yayumvishije Olivier dusubire kuri iriya filime uriya mukobwa mwakinanye yavuze ibintu tutazi nimba ari cyarabu nimba ari gisomali ese warumuzi muri tangaje nanjye ibyo navugaga simbizi sure twari tubizi Aisha ashobora kuba yarabizi ne jamais twebwe gahunda yari yo kuvuga ngo buri wese ahohotera uko abyumva mugenzi bazo asubiza uko abyumva ariko ntakumvikana ko ari kurimo sure man mwaradukomye turavuga ngo dora abasomali dora abarabu ari umunyakenya sinyandikira ngo kumbe we ni hori ngo Al-Shabaab ngo toka kwetu ariko nta n'ubundi usana Al-Shabaab bro ndamubwira ati come on chill ngiye nase mubwira ati mfite ati buriya iriya bag uzobona ngendana curuza byabirahura ati buriya ni gisasu man warahura n'abasomali bagufata gute iyo ugeze isiri nagezeyo rimwe
nari mfite umusatsi mwinshi wizinze ngerayo ngiye kugura nido uribuka ya manido ya kera yabagaho ano meza atari zino za hano noneho nyine urumva barabatipe nabo ninjije imana nta ndimi bazi abasomali ikintu baza bakora baza biga gusa kumenya gukuramo no guteranya byonyine pe abana ba hano b'abasomali mani iyo gusa yamenye kumenya gukuramo no guteranya bivuga ngo wenda niba mu 10,000 bakamwaka 600 arasubiza 300 ahita afata diplome none ndagenda mu iduka ngiye kuhagera nsanga hari agakobwa kari kavuye nyine wabo vuba ndinjira kagasomali ndinjira ari serisi siba gusa ndinjira noneho mitani nyine ngira cyo ndareba ahita ambwira ngo aye afienta ariko nzi gusuhuzanya twabayemo aye afienta haye no gusuzanya narinzi ngo ni Giswahili aye afienta ananda parla subiramo ntabwo nobyibuka noneho yego noneho top level aravuga ngo dukore filime wa mukobwa turamubaza ngo uri interne no gukora filime aravuga ngo imeze gute ati twayihimba wa muhungu akaba yarafite agakaramu n'akajenda yamavuga ati mureke mbaye agatekerezo ako kanya nuko twari tunanutse cyane hari anti wamenya kandi twebwe aduha igitekerezo mari kukiduha ira script ni yiwe yego gusa top level twarakitinze nibwo nasemba za munyakenya tese wa mari no duka nawe tukagukamera gutya gusa ibi nyine tayi musobanura bya bindi mwabonye ngo ntakibazo ngura fanta tico ntugisengere fanta se ndico sikibazo ni bisanzwe kama dukora script yari no man tubikora twebwe dufite intego ivuga ngo no gutwika gusa kaga twiko katinjiza iwacu amba mideni kuriye nakoze video y'icenda ntiyanyishura amba mu mwenda top level cyane oya nyiri yego nyiri wacu amba mideni yego ndabizi neza zadukurikira karamugeraho message kamugereho nyiri wacu wishure Chris we mfite ideni $200 narakwinjirije tiwampemba yego cyo kiratambutse kumva nuko noneho tumareka aka video turakora amabirangira ariko ngiye nikundiraga amafoto kuko nari nanutse cyane udufoto tumbera umuhungu uri Norvege witwa Benjamin yego niwe guzo mfotora Binyamini cobahiro ari Norvege nawe yabaye akagara no bizengi man ntago byari ngombwa kuvushiramo ko yabakagara oya niwe santari Norvege tarakagara yego komeza kuba datanga umusanzu nitwirwana none kuba taratwishiza ngo tugurire fanta none sakagara none byo ngibyo kaka filimi to preve makajana amara kajana kandi meta nkingahe mikeya pe kandi kwakoje kamera imwe kaka kamera gatoya arakajana arakeditinga namara keditinga tabza contact zabaga kuri ira platform yego nonoga sanga commentaire stay ubwo ampaka link tazi nibya link bro karatrendinze karaka ampaka link tutegere nagize abafiance bane kuri ya video noneho bimara kugenda ico catambutse gasinga subiramo ivyo bimara kugenda ariko umutumira bro yaburetse abafiance bane kubera video imwe bana abakobwa bo hanze bakunda abastar mukuru kw'Imana oya ndaguha urugero reba utarashaka tubikora za films zo gushinga amaheneka yego asa nakiraga abafiance benshi babandi nyine bakuvuga nyine nawe urabyumva yego ndabyumva nyine bya byo kubeshanya bitesiriye kaka video karagenda karaboostinga bro kabisa kabisa ewan naca ahantu no aho ciye hose icyanseke eje ncyanshimishije abagorora bagashize muri famille yabo uko nukuri ntabwo tubesha mani uko nukuri kabisa bagashize muri famille yabo noneho barangije bakora debate baraseka kakwa akunda abanyamurenge bazavuga ngo bano bakunda iki bano bakunda iki abagorora baragenda bagataramiraho no mu Rwanda barakanyorereje mani kari gasekeje ngo umukobwa ngo ashaka ngo ivara ry'umutuku ikanzo ry'umutuku mu bukwe ubundi usibye ko byari comedy arandi hano mwigeze mubibona oya nyine abagorora bavugwa ko bo murambabara n'umurara munini ntabwo muvogereye gusa bavuga ko abagorora bakunda imituku kujya bazaba ngo batwari bakunda ibitoki ariko naje ndabikunda ngo abasita bakunda inyama nuko bakavugaga ngo bongeraga ngo bakunda inane yego mire ariko nyine abongera bakunda mire
urakoze cyane niko bazavuga nyine yego niko bazavuga nuko noneho ibyo ngibyo karagenda karatwika twamaga tubimenyera muri ibyo ngibyo twebwe twaba twumva gusa hiti yacu dutwike gusa twike gusa nibwo umuntu umwe uba kuri social media ntavuze yavuze ngo bano bana bagiye muri YouTube batukisha ubwoko muzabimba abageni kandi tabse bakasiye kasineze ngo bazakwima umugeni kandi uko iwe n'umugore ubu nyine nibatunze vuga ngo melaski uwo muntu warwanyije abandi ibyo yabarwanyagamo nibyo bimutunze ubu nyine Imana ikubabare koko by the way tutabeshye ibyo bintu cyagiye batwitaga nyine ngo turi ibirara ntago bavuga ko turi imburamukuru bavuga ko turi ibirara yego byananiranye noneho uzi ko aragiye twagera no mu nsengero man bakama kureba nkaho hayunuka tubizi mu rusengero bakakureba nyine nkaho uri igicibwa kandi uri umusitari bakureba bakwemera noneho tunagerekaho tunavuga iby'imuhira tukaja nyine gukina filime twaragiye inka tukaja gukina ibintu nyine by'imirara biri aho ngaho nta musaza bagiye Canada wibuka watubwiye turi kurya amandazi tugiye mu ndego ya ndabyibuka muze mukuru twana mukashira ikiganiro aratubwira ngo bashanga mwigire hino ngo ibyo kuri kw'Imana ni kinyamurenge ngo ibyo kuri kw'Imana ngo jewe ngo dore gusa ry'amandazi mwibaraba oyaye isho cyo giteye ubwo ngo ibyo kuri kw'Imana ngo ntimwonsabira umugeni mubahi ngo mubaharabara tubizibuka ndabyibutse ibyo ngibyo karagaciyeho buriya abantu benshi batumenye vuba ariko twabahaye ibyishimo mwe mutwanga cagihe muri ya myaka 8 ishize twabahaye ibyishimo kandi cagihe bakundaga komedi zacu bagakundaga usibye ko cagihe nta biganiro byahabaga nta n'abantu benshi bageraga uburyo bwo kujya kuri YouTube habaga filimi nyine buno bushoti movie na nane abakobwa beza bose basangaga muri company yacu yego ubukwe bwiza muri Kenya bwabaga ari ubwayi wacu amafoto meza yabaga ari iwacu abahungu basa neza babaga bafite rogo hano y'imitwe ingahe itatu iriya rogo fondateri wayo ninjiwe ikababwira reka wenda mbaze wagiye ukora filime nyinshi kuri Papa Legend wagiye ukora ibikorwa byinshi kuri Papa Legend ese ni gute wumva ko bakwibye iryo zina ni gute aka kanya utagikorana niyo Papa Legend cyangwa se nuwo Papa Legend tutagikora none ukuvuga ngo ni gute ntikorana niko koga no kubaza gate ni gute utakicikorana none se sinjewe gute man none se ne Papa Legend garuka imyaka 6 ishize imyaka 6 yego sibwo twayitangiye yego naba mpaye igana ca mbere yego a movie ya movie yego gusa ririya zina yari blague ririya zina ni iki ni iryiwe ariko uriya kwizera yego ririya zina ni iryiwe yego gusa nije watangiranye nayo muri Afrika yego igihe kiragera mbanza kwimuka urabyibuka yego mbanza kubona akazi Sudan njayo nivaho nibwo bahise bayifunga yego Papa Legend bigeze kuyifunga yakorewe ngo live streaming y'umupira irafungwa by keep it up kuri Papa Legend kuko yarafunzwe arongera reboosting cyagifungo ndi muri 8 hano hirya muri bano bagabo birabura yego ariko izina ni iryiwe gusa ninjewe wayitangiye muri Afrika yego ntago ari blague cyangwa se kwikina ubu nyine abakunzi mfite ubu nyine sindi umuntu waje kuri kamera ngo nikine yego ngo nikiri gitenseke yeme wowe hawo tureba ikore mu kwaha no maruseke ariko umuntu kuri ruhande nawe ukore mu kwaha uraseka uratembagara ubu nyine dufite abakunzi yego badukunda batatuzi yego kuvuga rero ngo natse kamera nkunze kubabesha mpaka nibesha izina nibye ariko muri Afrika nje bitangiye yego nikoraho nzanaho n'abari abosuzi igihe kiragira ngombwa ko mpava kubera ko iyo umwana mu rugo yakuze cyangwa imyaka yageze bibiri zivuga ngo bigiye kizagera yego umwana asige se na nyina ngo aje kuba azira bico cyanditswe bibiri yavuga ngo umwana igihe kizogera yego umwana asige se na nyina aje kubana n'urubavu rwe wasize Papa Legend na nyoko kandi tumuzi
nyinaga umugore ga wiwe nako mama umugore ga wiwe yego ndabasiga ndagenda gusa cagihe nari mfite imbogamizi itanyemera ko bikomeza kubera akazi bari bampaye ko gukora muri polisi kaguye urabizi ndabanza ndagenda imyaka nk'ibiri yego gukora muri polisi hano Nairobi gukora muri polisi mva Nairobi inja Sudan yego najyanaga ibyo najanaga singombwa akabyihorera yego oya ndabizi neza naragusuye ndo umuhamya ndagenda mpagere mamarewe ensemen ubwo nkaho tumviga ifaransa ni yinga rimwe one week nuko numva ngo bayifunze abantu barampamagara yego ariko mwari murimo mukorana fresh icyo gihe hari n'amafaranga yaramaze kumpa ako kanya yego ndagenda abantu bakampa pole ngo bagufungiye gacana niwe ga wari papa legend njewe twageraga n'imipira y'imikara urayibuka yanditse pole ntana bambwira ko bayifunze ngiye mitavuga ati ubu nyine njewe sindi muri ivyo ngivyo hari job ndimo cagena neza no gushaka hari job ndimo ntabwo mbishoboye yego ino job bari kuma amafaranga menshi kandi akazi katavunanye rero nabaye nyiretse niko bayifunze mpamaze ensemen havuye noneho ga afungura indi ngewe naragiye mara imyaka almost 2 years ntagaragara ndi mu ngendo vie cagiye ibyo ngibyo birarangiraga nibwo nimutse nza hano Kasarani bro naguciye mu ijambo ni papa legend wagusezeye niwe wamusezeye ninjye wamusezeye we wasezeye papa legend yego nawe nushaka kwamuza yakubwiye nje musezeye kubera impamvu nari nakuze numva ko ngomba gusiga data na mama yego kasha gushaka akara ko mu mara yanjye gusiga papa legend na mama legend umuryango twakoranaga neza hagati aho wenda sorry ko guca mu ijambo wahuye gute na papa legend mwamenyanye gute okay papa legend kumenyana kwanje nawe iriya nzu nakubwiye yego nakoragamo iriya Star Mall cyane cyane abenshi bahita ngo ni beba ni nani ngo ni komasho yego nuvuga ngo beba ifatanye na Star Mall yego yanzu y'abahinde nije wari manager wayo yego niho twamenyaniye oya ndabishe ntago twamenyaniye hari ubukwe nambayemo ubukwambayemo yego iyo story sinyijamo cyane ndayikubwira inyuma ya kamera hari uko nambayemo nawe arabutaha papa akibana muri Kenya yari afite ubudrede akibana muri Kenya cyaragiye aba hano muri Kenya okay ngiye tuzanye ntago tuzanye ari hanze tuzanye hano muri Kenya nari nambaye mu bukwe twari abahungu babiri n'abakobwa babiri ubwo bukwe arabutaha yego iyo story ndaza kwikwa inyuma ya kamera kubera wenda urwego abantu babagezemo mbese nta mwamenyani noneho iwe yarari aho ngaho yari yaje na moto muri ubwo bukwe yego iyo story nzanayimwibutsa nzoyimwibutsa ndabizi ko dukurikirana nabwo yimwibutsa none yimwibutse bro oya man nakubwiye ngo social media hari ibintu uvugiraho imyaka ingahe bikagutera isoni ukanicuza iyo story nzayimwibutsa inbox ko nyana twamenyanye nari nambaye mu bukwe uwo mugabo bunye no umupasteri namwambariye turahura noneho imodoka moto zirabura yego iwe nari yamuzanye zirabura none ko twambaye ndamubwira mbwira imodoka y'abantu bane yego mbwira chauffeur ati chauffeur hari umuntu wanje iyo story nzayimwibutsa yego inyuma ya kamera pana biri muri record okay bro reka tuve kuri papa legend nyine akoreka nka kubera ko mfite ibintu byinshi byo kukubaza reka nkasoza mbwira chauffeur ngo ino modoka yemera abantu bane yego ariko hari umuntu ndashaka gusiga ibyo mubwira nzobimwibutsa arabyibuka ndabatara umuntu ashaka gusiga biragenda bite yari papa legend ico yari kwizera Jean Claude yego Jean Claude cyangwa Johnson ngira kwizera Johnson niko yitwa gico gihe yego mbese imodoka yagombaga kujyamo abantu bane mwebwe mugomba kujyamo iwa dafite uburyo bwo kujyamo twari kure ahantu nka kure moto zidahari hafi yari yambaye timba ngiye musabira umwanya turabyigana ariko hari akandi kantu kabere mango ntari buvuge kuri kamera ajamo kuva ico gihe uribuka telefone z'uko W4 za Tecno zari zigezweho niyo nani tazanyikura mu ntoki niyo yari iPhone niyo yari 17 y'ubu ngo yaguraga 7 oya
icyo gihe yifite wabaga yifite uzi commission y'abantu bari amafaranga kuri iriya promotion nkavuga ati igura 14 kandi je kwifatira base 7 naho twamenyaniye mubwira ko nanjye ntaba muri izi nce imbahara mu gisirikare twama tumenyana akansura nkamusura twama tumenyana gutyo n'igihe aje hanze yaranshakisha banyuze telefone arambura nari nagiye Kampala gusura brother wanje noneho kuri Facebook aranyandikira ngo bite manje nguze kuma WhatsApp yawe yego ndaga ati man nanjye mfite agatushe banyuze phone maze iminsi Bugande ariko boss yankatishirije ejo nzaza ngo yala ngo sina telefone akubonaho nuko twavuganye ndavuga ati man kurumva bazampemba kuwa gatatu nishaka ku kazi yego nzatamye guhereza ati sawa ntiyambira ko naguciye mu ijambo bro wenda muri icyo gihe we na Papa Legend nk'umuntu wasaga nk'uwifite nk'umuntu wasaga umeze neza kuko Papa Legend akora ibitangaza byiza ibintu byinshi bakamumenya ariko wenda ntabwo watekereza ko yigeze kuba umuntu waba hasi cyangwa se umuntu usanzwe icyo gihe level ya na Papa Legend yabaga ihagaze gute man yari level yo hasi yiwe yego kandi ntugatinye kuvuga hawe hashize yari level hasi wowe wari hejuru yimo njyewe nafite akazi keza mfite ibiceri mba heza ari umunyeshuri ntabwo ari umunyeshuri yaragiraga yarahasoringaga ariko nyine ubushobozi umurenga bwa bundi bwa hano kandi njyewe urumva nari ngiye nyine ntishuri inzu ndahaha mani bangaburira nari umwana mu rugo nyine mu gisirikare naho twamenyaniye noneho ngo icyo gengero kazi ndavuga ati banyuze telefone iyo telefone bayize data baje turi kumwe none wowe nkaba nimpembwa nzakwishura nyine nzayaguha ati sawa ahita ambwira ngo urashaka ngara ati ngiye nshaka 7,000 bya phone aragizweho phone zitwa gute uzihorera yego ndayigura ndagije mutamandika kuri Facebook ati man naguze phone tubonane weekend ahita nkubita nimero ye man irimo plus 1 none ndagata se man wanditse nimero yawe gute ngo mpiye nkwandikire mbona ni hanze ahita mpamagara yarambwiye ngo man ngo naragushatse ngo 2,000 nari mfite ndakubura ngo nabizanye muri Amerika wow ndavuga tanagiye ibiri by'amanyakenya ndavuga tanagiye Kampala abanyiba phone ariko sorry twamudukomezanyaga ico gihe tuza gukorana umushinga wo kuma amafaranga nkagura ibikoresho ngatangiraga ishami hano nuko byagenze byo tunabivehoga hanyuma wenda tukiri kurako Papa Legend ashobora ko ari umuntu uzirikana niba ari umuntu mwawe muri ibyo bihe ariko akumva yuko bibiri yari afite yagomba kubigusikira yarazirikana hanyuma brother ni iki kintu cyatumye abantu bakumenye kuri Papa Legend badakomeza kubona kuri Papa Legend bisa nkaho murangizanyije imikoranire cyangwa se bisa nkaho mutagikorana ni iki kintu cyabaye man sinzi icyo kibazo ndawakimoza kake gusubiza ariko njyewe nakubiye ko na moving out imyaka 2 kubera akazi agenda ariko kuba ntagaragara mu bikorwa byiwe ntibivuze ko ntari umwami bro uri umwami ntibivuze ko ntari umwami hanyuma bro umbabarire wenda twihute bitewe n'abafana baba bafite byinshi bibaza ku Ineza TV abafana babumva bafite ndakivamo ikiganiro ndakivamo oya ntukivemo ndavuga neza izina ryanje Ineza bro live ntago twakora ikiganiro Ineza live TV show reka nkubwire bro njye nanga kubeshya ntago wanyishira 3,000 ngo ikiganiro numara unanirwe kuvuga izina ryanjye mana kugira ave mu kiganiro yaka ay umva izina ryanjye wampamagaye gute kare level Ineza live TV show nyemvito wahamagaye nde na onje nkuzi nka Olivier bro nje nkuzi nka Olivier wena oya areka mane ndabizi Ineza cyo ndakizi ariko ibikurikiraho jewe ntabwo umuntu ushobora gufobuza brand yanjye ntabwo nayishuye ngo nguye ikiganiro none ni gute how comes you don't know my name how comes nakwishura nguze mu kiganiro hanyuma nkirengagiza wasozuguye ntabwo oya reka nkwereke ahubwo reka vuga izina ryanjye neza reka mbaze no vuga izina ryanjye neza dukomeze mana yanjye bafana banjye live TV umuntu wari wafunze nukuri utavuga izina ryanjye challenge iyi Fanta ijana oya mbabarira oya se kuvuga ni Fanta ijana vuga izina ryanjye neza ino kugira just tuganire vuga izina ryanjye Ineza live TV show ndabikoze urakabyara kabzara uzagije dukomeze bafana banjye mu mbari iryo jambo zinongere kuryibagirwa
hanyuma bro abantu benshi urumva ibyo twari tunyuzemo kera abantu benshi batakuzi ariko igihe ugiye gutrendinga igihe umenyekanye kuri buri wese abantu benshi baravuze ngo Ineza ni umuntu w'amatiku ni umuntu wiyenza rero iyi nimero banditsemo ideni ninde agufitiye ideni cyangwa umufitiye ideni mani wajya uba umuntu muzima bro ugiye kundaburiza hano mani ninde ufite ideni muri mwe oya ni ideni n'agasirino njye ndi kubaza dore rya deni icyo mpamye n'umutima wanje deti bagwaye zo kwishyura ideni zawe oya n'akasirino tu ndi kubaza abantu benshi baravuze ati uyu mutipe yagira amatiku uri umuntu mbese udakunda ibintu byo guhuza abantu ahubwo uri umuntu ukunda kugira gute gutandukanye cyese kuvuga ibyo abantu benshi batavuga wowe nka Ineza wowe nk'umuntu ukora biriya ubikora kubera iki cyese kubera iki abantu bashobora kuba bifata gutyo aya makuru ntago nyaza ayo mbashije bafana banjye mubivuge wenda ashobora kuba bisimbutse cyata bisimbutse ariko story y'umukobwa wa Maruba niyo wahisemo nakubwiye ngo social media ikigisha kumenya kuvangura amasaka n'uruhu yego iyo ukoze erreur imwe ukavuga ikintu urishuwa ko icyo kiganiro atari wowe uceditinga yego hari akarongo utazurenga dukomeze ikindi yego ikindi gikurikiraho Ineza TV show reka wenda mite Ineza live TV show ndasubiye ndicaye ako kantu ka live guys mukomeze mukanyibutse iyi meza yambangamiye turi hano ihangane oya ihangane ndagusabye reka wenda twite tunagana ku musozo ejo bundi bitewe n'ibyo nari mvuze nubwo bihakanye bavuga ngo Ineza ngo arateranya ngo Ineza ngo avuga nimba nteranya bazabakuramo bazakuramo c'est tout cyabagabanye bazabakuramo nimba nkora please muzamukora mwe guys nimba uzi neza yuko uzi ko ateranya we kuramo kuko nge ndi hano kugira ngo nakire ibyo mbwiwe sindi hano kugira ngo nkuretinge ibitari ngombwa reka kugira ngo inkuru yacu igere ku musozo kuko ubwo wanyemereye ko twabonana ndabize ejo n'ejo bundi twasubira oya singuteranya ahubwo icyo vuga nicyo ngendera ndikuramo n'umuteranya ndikuramo uyu muntu ko akantu ko gukuramo agahagazeho bro ejo bundi reka ndeke kujya hirya nta nubwo ari ejo bundi ndahamagaza indi nta nubwo ari ejo bundi n'ejo baravuga ngo hari abantu ngo bavuze ngo Furaha none urumva ntabwo bigeze bavuga ngo The Beauty bavuze umuntu izina ryiwe urumva bavuze The Beauty ngo bayivuze baravuze wewe Aline Queen Ineza niko bavuze hanyuma rero mugeze aho urubanza rwakabereye ni ukuvuga ngo hari abantu bavuzwe yuko batari barimo ahubwo mwisanga hari abandi baje ibyo byaje gute ibyo ngibyo byazanywe n'uwareze uwareze yakuragamo abashaka agashiramo abashaka ntabwo ari serious rero nicyo kigaragaza ko uba utize papa urubanza man gute wavuga ngo ntabwo yari yize kandi wenda we yari yizeye ko ibyo avuga ari byo mwamuhohoteye mwamushinjije icyaha mudafite proof reka nkubwire gutya umwarimu w'umuswa iteka umunyeshuri ntiyotsinda umwarimu w'umuswa iteka umunyeshuri ntiyotsinda umwarimu ninde umunyeshuri ninde Jesuza navuze ndabajije nanje singishubije okabyara gusubiza se ni guys umwarimu ninde umunyeshuri ninde nakubwiye ngo iteka encore je vous impamvu reka nkubwire bro reka nkubwire ndasubiramo umuntu nabajije numwe ni Furaha tuvuze ngo ni umunyeshuri tuvuze ngo ni umwarimu ariko uravuze ngo hari umwarimu mbere yo kugusubiza nakubwiye ngo turi bakuru ya macuwa yego iteka umwarimu w'umuswa umwana afunziwe taza tsinda
wambwiye umwarimu ninde umunyeshuri another question dusoza mane narusha. Okay, another question guys, ntabwo nshaka kubangamira umutumirwa wanjye iyo nkoze ibiganiro nuko mbaho ibyo uvuze nibyo nakira. Hanyuma bro mumaze kugera kuri polisi bagura fanta y'ijana ndagura indi nuko n'umuseriveri waiter ntabwo ari hafi. Mugeze kuri polisi mwaritabye, ese mwitabye nka liste yose bari bavuze cyangwa arabitabye n'abatitabye? Kuko media yagaragaje wowe na debut. Reka nkureho urujijo. Urashimishije dore petit mukuru twariganye turagushuje rugenza aho uri hose bo ari ibintu bitiranyije. Content ni byiza yego, ariko uzogerageza ufabaze ukore content ufite amakuru byibuza 50% andi 40 uyishirireho andi 40 commentaires ziza. Kuvuga ngo hariya ntabwo hari abanze kwitaba. S'il vous plaît, nta wanze kwitaba. Chairman niba ari umoja niba ari Kayore simbihagazeho agace ayoboye yavuze ko hakenewe abantu 3 personnels. Ni chairman yabivuze wahariye yego ko hakenewe abantu batatu. Abaho ubwo batatu bakenewe havuga ko hakenewe abagore kuko baraza ari umugore. Mbese batatu bari abagore bari abagore. Noneho njyewe ngenda numva utuntu twinshi no kuri channel ndatubona ngo nahunze ngo nahunze ngo kubera abanzi. Ndavuga ati okay njyewe sindi mu barezwe yego nako sindi mu batoranyijwe bagomba kwitaba kanjewe ngende yego mbaherekeze. Nabonye commentaires zigera mu 10 men bavuga ngo ineza reka guterana abandi yego bihunga. Nanditse kuri debut bakorekana ndavuga ngo yeme jewe nazindutse muhambere amare kuri channel yanje abantu bose amabaza yego ngurahemutse uba snitch yego tarenje bagenzi bawe. Urumva bizari blague man kugiye usubira commentaire nyine umuntu bati uyu mwana ndese wabo niba bavuga ngo naho bro uri kuvuga byari blague ariko furaha nyine furaha bazi ko nta blague nyine jewe nanditse kuri commentaire ya debut ngo badi yego muzohambere jewe nazindutse muri blague sinari njyamye hano yego. Commentaire zanje zamaze nyataka ikintu nakoze undi munsi ziranyataka ngo wawe mugambanyi ngo wateranye bagenzi bawe ngo uyunga naye commentaire yanje iza izindi 15 bitavuga tereka mbaherekeze yego. ndagenda ariko urumva ngiye sina natowe mu bagenda ndagenda mashike twarahagukanye twese n'abayobozi ba chairman ndanabashimiye yego. nabonye umuhate n'ubunyangamugayo ku bayobozi. Abachamani bakasarani cyaba umoja abachamani ba Nairobi nice. Harimo umukuru wabo afande gategeko yego gategeko n'imfura nibi nabanga kana kwanduka tukamuheza gategeko n'imfura kandi nabonye ari nk'umugabo wo kwanga gasuzuguro yego w'imfura koko. Turajana duhashike kese ivuga ngo nyiri kirego tusure kunzamurira rerishe uvuga izina ariko hagati aho ni wowe wijanye yego. Nyiri kirego avuga ko akeneye abantu 11 yereze muri 11 hari wakuwemo ubushake bwe hashirwa mundi ku bushake bwe ngo icyo ngicyo mutacumvishije muri video playing usubiza inyuma ugategeye noneho barangije sawa turangije tukitaba turi bane yego. tumare kwinjira muri DCI hano mwiki no Resambo Kayole. Okay urabona sinzi ko bahita Rebugeza mu junction junction hano ndahabona muindi muzi yego. Ukamona kwa muhanda uzamuka ntukate uje nane ntujya umoja Kayole ni ukamukata undi muhanda umanuka ndahabona ni Kayole siko bahise turagenda baravuga ngo abaregwa nyiri kuterega aravuga arabameshoninga no turagenda tumare kwinjiramo batangira kudushinja uzo badushinja ikirego kivuga ngo kwashinjije umuntu yego ko yishe umuntu tutarasubiza abachairman ko ari 5 barinjira barababwira ngo nimusohoke yeme abasiliveri ko weta muri gusakuza gato mudufashe turasoje tusura kumweri wanyu nta birenze nuko turangije yari blague lat
turangije barabwira ngo nimusohoke nta kesi barega. Gategeko yarantunguye aravuga ngo sinsohoka urega n'umuturage wanje. Gategeko wa Kasarani Nairobi bro, tumubwire Kasarani Nairobi. Sinsohoka uregwa n'umuturage wanje. Yego. Abaregwa n'abaturage banje. Aba bose n'abana bacu. Nimusohoke. Sinsohoka ndavugana n'umukuru wanyu. Uransohora gute? Mana yake uza mapata afite Gategeko. Mana yake ganyine. Mana yake ko umufata. Kwa muntu amatuza aravuga ati sasa mwebwe nimugende muganire iminota 10. Yego. Ati nako by the way I don't give you 10 minutes, I give you 5 minutes. Yego. Twari n'umunyakenya wundi turagenda turabidiscussinga tuvuga ko nyine amakosa abaho ariko urubanza tubarekwe kugera no hejuru rusimza inzego zacu. Nanyu restaurant mu muryango mugari ndetse na community y'abanyamurenge dufite basaje dufite abayobozi b'imirara abayobozi b'amasiberika ndetse n'abagiru. Yego n'abakuriye siberika muri Nairobi. Dusaba ko ikirego cyakorwa hariya mu kanama gato twakoze turi nyine abandi baregwa n'urega n'abayobozi no mu Munyakenya. Yego. Twumvikana kirego gikurwaho uturega aragenda yinjiramo amare kwinjiramo barashobora duhamagara babandi bane baregwa. Uturega ubarega yarabanje arinjira aravuga ngo reka mbavugisha ndaje. Yinjiramo wa mudamu ufite kesi yacu. Yego fra wa mudamu w'umupolisi ufite kesi yacu. Yego. Araduhamagara ati sasa tukiraho bro. Tukiraho oya. Ndagusabye umva oya. Biryoha bisangiwe icyo mbaza mwarezwe muri 11. Bane muhageze ntabwo mwabonye ko ari ikibazo cyangwa se ko mwitanze nko mu muriro mwitaye nko muriro. Jamais. Yego. Umuriro uvuga utitaba. Yego. Reka nkubwire. Nimba uzi ko utibye banki, nimba uzi ko utagonze umuntu, nimba uzi ko utisha umuntu. Yego. Polisi ntikavuga mugare ngo wange. Iyo wanze bakoresha imbaraga zabo zo kutrackinga. Iyo wanze bakoresha imbaraga zo kutrackinga. So inama nyayo uhita witwara. Niba bakubwiye ngo turagushaka, hari ikirego runaka duhaye cawe itabe. Yego. Uravuga ati muranyihanganira ndi mu kazi nafatiriwe ejo nzaboneka cyangwa ejo bundi nushaka kuba uba promise yinga ariko wijane tugushaka kugushaka niko kabi. Waturegaga arinjiye nyongera kuri yo fanta y'indira aho wa kuri yo sodrang iyo Sprite konja n'ushiramo. Guys di Mutomanza please mukore subscribe kandi comment ikuri ku mutima tushiremo ikonje cyane. So rero turi mu bihe biri nka trend gusa ntabwo tubikora kugira ngo dukwiza amatiko ariko tubikora kugira ngo bimwe na bimwe bitazwi cyangwa se abantu bibeshyaho bigomba gusobanuka. Reka dukomeze nuko turangije uturega arinjiye. Tafadhali tuvuga izina ry'umuntu hano. Yego. Kubera ko amazina kumentioning izina ni caha. Byagukora nka ko mu gisegeti byagenze. Nibija kunkora nditaza. Yego. Biba ngombwa yuko Narigiye kuvuga akantu mari nibuka ko kavuge bro. Kavuge you never know wasanga ariyo keyword. Nuko turangije uturega wibuke ko yavuze ngo reka ninjirenze. Yego. Abayobozi bemeje ko bagomba kureka kirego hariye. Arinjira amari kwinjira wa mudamu araduhamagara ngo babandi bane baregwa ni muzi. Abaregwa ni bane cyane nizingahe? Zitatu. Kubera ego. Kubera ari amahasha. Araza aravuga ngo ibintu ni bibiri. Yego. Musibe ibiganiro. Urumvaga kera phone bazitwatse. Bazibitse. Urabona reba hano. Tubona akarongo kumwe hano. Na gastika bari bashizeho kameze nka papi yakora. Mwinshi babakafone. Ni itegeko. Muri polisi ni itegeko. Ni itegeko. Nono barangijega baratubwira ngo phone bazitwatse. Yego. Baratubwira ngo ibintu bibiri dukeneye. Urega keneye ibintu bibiri. Musibe ibiganiro mwamuvuzeho. Mumubeshera. Kwibutsa ko kantu tukavuga ko takavuze. Ibiganiro mwamuvuzeho mumubeshera. No. Ibiganiro mwamukozeho mumubeshera. Ariko iby'ukuri bigumeho. Ikiganiro kirimo image yiwe. Mumubeshera kuko
kwa muzehe wake mu Gisibe. yego Nuko turangije turabaza ibyo biroroshe. Dufashe phone twese turabisiza. Kuri channel nta biganiro bya muvuge se cyangwa barahita banjyana nanjye guys kubera impamvu z'ubwoba twamusimbutse muramuzi ntabwo man wishe umuntu se wishe umuntu man njye muri polisi bahita bantwara gusa ibiganiro mwarabisibye mbese icyo mwavuze cyose tubikura ibijanye nawe turangije haza indi request ivuga ngo nazanye umukameramane yego none murakora ikiganiro iwanje muvuga ko mwanparabitse mwankoreye harassment mukora ikiganiro kuri channel y'Uturiga mwebwe mugene mube abatumirwa be mutanga ibiganiro muvuge ngo twarabeshe tubabarire nako noneho umudamu wari umupolisi aravuga ati turabyanga ahita avuga ngo oya ariko nimba barakubesheye reka bazavugire ku kuri hajya bakubesheye babwiraga abafana bawe kuko n'ubundi abo twabwiraga ko tukubeshera n'abafana bacu reka sabivugire iwacu nuko cyo nyine kirahava kubera ko harimo imbaraga za Siberika nuko nakubwiye ngo ndabashimye yego ibyo ngibyo birangiye ikirego kikurwa aho ngaho muri polisi bavuga ko bazatubwira undi munsi murabyemera cyangwa murabihakana ko mugiye gusaba imbabazi kuri channel zanyu jamais suko twemeranyije twaravuze ngo hararega abantu 11 hitabye bane yego rero tugiye guhamagaza inama umunsi tutazi babandi 10 bose baregwa bakora inama n'abasiberika abayobozi tugira icyo twanzura nibinanirana tuzakwandikira urupapuro ngo go ahead yego ariko biza bihera abanyarwanda bavuga ngo ija kurishihera mu rugo ku rugo apana mu rugo ku rugo sorry yego hanyuma zarangiza gira gutya Emilia Garde zo gusengera n'umugore ngo sukuma ibyo birangiye ikirego kiva aho ngaho bumvikanye ko kigiye muri community yacu tuva aho ngaho kivuye muri leta ya Kenya bitavuze ngo ntikizasubirayo cananiranye ariko kubera community yacu ari imfura ticonanirana ibyo azadusaba tubona ko ari ngombwa tuzabikora yego ibyo abayobozi bazaduteka nk'abayobozi bacu badukuriye kandi batuba hafi tuzabikora nuko ga turangije ga niko kagasirimba wabonye ngo ntabwo izigeri kureka nuko bro tukiraho uravuze ati niba ngombwa tuzabikora ariko se nimubikora bizavuga yuko abanyamakuru mwavugaga inkuru zidahari nakubwiye ngo aho ngaho ntacu nsubiza kubera ko turi 11 kandi ko harabazwa umuntu umwe ico tuzogusubiza turi 11 suko yego mbibutse ko muza muje kuri kamera kontrola amagambo muvuga simfatira umwanzuro 11 navuze ngo tuzacemeranya twese ico tuzanzura ni twese ariko se icyo nibaza wenda nk'abantu badukurikiranye nimuramuka mugiye mukemeza ku macano yanyu bizagaragaza yuko mwavuze amakuru atariyo none se kubikonfirme ngo tuzemeye nimujya gusaba imbabazi muzamwatsinzwe n'urubanza bro ninde ukubwiye ko tuzozisaba ninde icyo simbizi wenda mushobora kutazisaba 11 tuzumvikana ntabwo ineza azafata decision ntabwo gipfiza azafata decision cyangwa debate yego tuzumvikana n'abayobozi baraho n'uturega baraho ngaho ngewe ndinda gufata decision abantu barenze umwe nje mfata decision yanje ku giti canje sindi umuvugizi w'abandi bantu kubera ko wavuga ngo tuvugira nkande niyo gukora inkuru nzavuga ngo nje gukora inkuru ntari umuryango wa runaka nkanje hanyuma bro akantu kanyuma kugira duhite dusoza ariko umutumirwa ni nkaho yatinye ibibazo byanjye ashaka ko dusoza byihuse reka mubaze akanyuma bro hari amakuru menshi yaje avugwa ngo Furaha ni umuntu sinzi nimba kumuvuga izina nanjye azangezayo ako nanangezayo ntacyo bitwaye bavuze yuko ashobora kurenga ziriya nzego yabagejejemo akajyana kuzirenza mwiteguye gute leta ni yase leta ni yandi nyine leta ni yandi
niya ruto n'abanyakenya niya ruto n'abanyakenya jamais leta si ya ruto leta niya benegihugu niya benegihugu uzi ko nyine bavuze ngo bamukuraho bari abamurinda bakabikonfirima na cabinet kabikonfirima n'igihugu tuve kuri ruto sawa mwebwe niba barega aharenza aho babareze mwiteguye gute muzitaba mu ijambo ryiza tuzitaba ariko bavuze ko Furaha ari never give up nakubwiye ngo wintere seseme bavuze yuko Furaha nta kintu waza umubwira agomba gutigita mpaka anezerewe tuvuga amazina sorry kandi wabo nkwibutsa kano kantu yego hari isura n'izina bitera iseseme yego sinkeneye kuruka kuko ntacu ndanje ya Olivier cyangwa se Ineza ako kantu wakumvishije nakumvise reka mvuge kino kintu wenda ku bantu bagukunda abantu bagufana Cheers soda harya buri ari kimaze cya Cheers ni kuco soda ya 60 mana ntabwo byari ngombwa kugashyiramo reka nkubaze nanjye gutereka na somyo narengiye gutereka na somyo umva ndagura ya indi 1 liter bro kubafana ba Ineza abantu bagukunda kandi nziko bagukurikirana niye message wababwira ku kijyanye niyo dega cyangwa se yo case yabaye kuri wowe ukuri guhari ko jewe Ineza yego live TV mungu wabongera muko abanyabyinshi yego umwishwa abanyabyinshi yego nababwiye yego mane uratugubanyije nasubiye kwa bamama umwongera umwishwa abanyabyinshi umuko abanyabyinshi okay none se sibyo ngibyo oya nemeye ko bibaho ejo ndabonye commentaire imbwira nguri mu maboko meza we nta kibazo wongira abanyabyinshi tunawapendanga by the way oya ntambara twanga yego twanga umuntu ku gitice abanyabyinshi n'abajama banje oya twanga muza mwanga Ineza tukaza mwanga bongera muza mwanga umuntu ku gitice mukanga umuntu yego n'ukuri kw'Imana hari ibintu byaje byo kwica abantu mw'abandi bakamavuga ngo kubera ko ari umuhondogo ngo abahondogo bose bakabashiraho X yanje iki ni ikirara cyakonkomotse nyine muri iyo nzu kirimo cishakira amayira yacu ariko n'ubuzima bwacu umuryango wabo uko nukuri bro uko nukuri tukuyunguyo kandi tumutuka nawe yabyaye yego mutuke wenyine yego kabisa ico mbabwira bakunzi bacu twebwe twatangiranyije umwaka wo gukora ibintu Rugenza yambo cyane komeza bro ako kandi mbigenza bakanyanda ntabwo ari wewe wenyine ni twese rero twebwe turabakunda kandi twiteguye kubakorera aho mutari no kubagezaho amakuru ari update ariko amakuru atari privé amakuru atari privé ntabwo tuzayabaha mana hari igihe bajyavuga ngo muzamuvuga ibitari ngombwa kuvuga urugero rwawe Mutomanza iryo zina harimo umugore we nawe yego ntabwo nzabasura mboneka aho ngaho yabashiranye muze mbivuge yego umunsi bazatwiyereka bagatukana ku mbuga nkoranyambaga tuzaza tubivuge muzadusubira nibyo bita privé tazashira kuri public yego ibyo mwashize public nibyo nzashira rero bakunzi ba Mutomanza ndetse na Ineza Live TV usibye gusa amashari yaje mu bantu n'urwango abanyamurenge bose turavukana twebwe ku giti cyanje je nkora inkuru iriho inkuru iriho itaragera mu mitwe y'abantu ngo ibisereri nzanyishira mu makode ndabizi 30 muranyanga ariko 70 murakunda kandi 70